biravuga ko nawe iwanyu ngo ni hasi hejuru. Iwanjye se iwanyu iwanyu kuko ibivugwa ni byinshi bakeneye kumenya ibivugwa niba ari byo ako si ngombwa ngo ukuri kose ugenda ugushyire hanze. none muri ribu muraregana ibiki mu rukiko bakomo ntago ujye wifuza ntago ujye kumbura urugo ntarwo nkumbuye umugore n'umugabo nibo bazi ikintu bapfa ntago nigize ntangaza ikintu napfuye na Kaganga. Ishyaka agira gute andongorera umugore umuntu azakubwiye ngo kanaka kurongorera umugore utahukubite cyane utamufashe ese muhoza uwo mwana banyituriraho nuwanjye wenda Kaganga mu rukiko bigeze yese nyamusozi kuranizere ko umeze neza ari hose mu cyo gitandukanye birasirasira y'Iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru Kigali News 500 nitwa Ceketu amgoza kina n'abantu kina na nyina saratandukanye mu cyo gitandukanye sonye ngutanasenye nanga sanita kwa nguramagaye turi ku isoko rya Nyamirambo ari bino vuze sinabyumva niyo mpamvu tsetse ngongutse Ceketu of course mwenye Ceketu udakina n'abantu kina na nyina Saratandukanye mu cyo gitarka twazi Nyamirambo. Turi Nyamirambo ku isoko niho twagiye ni kuri Keza TV show turi kumwe hari umuntu rero twari tuje kureba wamuvuze ko duto makuru ko yari yarabuze twabonaga umugabo rimwe na rimwe ariko umugore turamubuze nta wundi uvuze gute twabonaga umugabo we rimwe na rimwe okay umugabo we tubatungura tutamuvuze oya turamuvuga tubanza tumuvuge cyo tubatungura tubamubona amubwiye ko batamuheruka muza Kaganga urumaze hafi umwaka urengaho amezi atagaragara mu itangazamakuru yari yarihishe ariko kuri uno munsi dufite gahunda karimo hano twamwemeze guhera kare turamwagoreka tugiye kumugwaho ngo ntazasubira mu itangazamakuru ariko turabyubaha ati none twanga kumushakisha ariko kubera ko ari umuntu wagiye kuri kamera ntekereze ko kumusanga mu isoko niba yaje guhaha nta kibazo kibirimo niyo mpamvu rero tuje Nyamirambo batubwika ari mu isoko ari guhaha tuvuga tuti hari ibibazo byinshi abantu bibajije Kaganga yakoze ibiganiro byinshi avuga kuri Muhoza ibya divorce yabo bari guhana hari amakuru tudafite bigeze hehe se barasubiranye cyangwa si by'umwana bimeze bite nawe ndajya nkubaza cyane ko nawe uri se w'umwana kuri se wande biravugwa umugabo mbwa yahakana umwana okay biravugwa ko nawe se w'umwana ise w'umwana ni wakoze iki Mariage ganasezerana ariko nawe bivugwa ko uri se w'umwana nanjye kumwibariza ni impamvu ndi kumwe na Isaka kugira ngo tujye guca akajagari byaravuzwe Isaka ntiwavuga wowe noneho twaje guca impaka cyo kureba Muhoza na Isaka hari ibibazo byinshi turibaza Isaka nawe nk'umuntu byavuzwe hagati ye na Muhoza agiye cyo tubwiraho na Muhoza nawe agiye cyo tubwira ku buzima bwe muri iyi minsi bayeho wenyine atari kumwe na Kaganga ibya divorce bigeze byose muri rusange numvaga niba ari ikindi warenzaho wakirenzaho tugakomeza tujya kumureba icyo narenza nuko ubu ngubu bagiye mu byerego ubushinyacyaha muri ribu biza kuvayo ubu ngubu bari mu rukiko ikibara nuko 2025 ni divorce Kaganga na Muhoza wari ukwe gusa ngiye niho bazayitanga ya nyayo 2025 ariko nanone amakuru yani mfite muri no mihanda nuko Muhoza ajurira iki icyo cyemezo cyafashwe kuki yajuriye yajuriye kugira ngo ace wena amazimwe cyangwa kajagari kugira ngo iyo DNA ikoreshwe nimara no gukoreshwa n'abantu bamenye ukuri se umwana ninde ese Muhoza na Kaganga bimeze bite katwerekeze mu makuru muri no mihanda mufite amakuru menshi kwa ko Keza impamvu Keza turi kumwe nawe n'abadukurikiye babimenye nuko nawe muri dossier wajemo uvuga ko wakoresheje ibiganiro no muri bagiye nanjye barandeze njya kwitaba ndavuga ntibwo nyine bavuga ngo nakoresheje ngo Muhoza ngo ntasibye uburenganzira Kaganga ariko umuntu afite uburenganzira Muhoza afite uburenganzira gukora ikiganiro abishaka cyangwa atabishaka ngo nyine ibivuzwe byose siko biba ari ukuri abantu barakuvuga bigashira ariko buri ikintu cya mbere ni ijambo nyamukuru nyirubwite icyo kwibwiriye ujye ukemera niyo mpamvu twafashe umwana tuvuga tuti reka tujye kuranya nyirubwite wenyine atubwire koko ayo magambo Kaganga yaje akavuga niyo cyangwa si nawe atubwire ese we na Kaganga babanye bate nicyo kintu kivugwa hagati yawe na Muhoza nacyo kidusobanurire uko nawe akiwumva nyine yego turakerekeza ariko abadukurikiye kugira ngo Muhoza wenda afate ikibazo gutandukana Kaganga ngo arambe gwarakubitwa no gutotezwa ndetse n'amakuru nasagura ino mihanda umunsi umwe ngo Muhoza aragiye asaka Kaganga ari ku buriri bwe urumva n'undi mugore ngo byagenze biti umunsi umwe Kaganga agize gutya urumva afatwa ku buriri bwe nande na Muhoza ari kumwe baryamanye ayo makuru urayafite neza ayo makuru yafite aranuzuye kuko no mu byabataje arimo ibintu byinshi ufite amakuru menshi uretse tukabanza tukaganira nawe Muhoza kaza nyuma naducika amakuru yose urayafite naducika yari umuntu wa mama kuri Denide ese Muhoza aremera kuvuga ariko kubera Imana aravuga reka ngubwize ukuri
Muhoza bitewe n'ukuntu yababaye aravuga ntabwo tubizi kubera ko ari mu bantu dukomeze tugenda ariko twebwe no guhagarara so abadukurije mugore ariko ikintu uvuze reka banze ngusubize hari ikintu uvuze ngo Kaganga Muhoza afashe Kaganga aryamanye bakiba mu karere ka Bugesera aryamanye n'undi mugore urumva ariko Muhoza urumva ngo ngarenzaho kuko yaraje cyamuvanye iwabo urumva noneho hari n'ibyo ngo bafite bago bari bafite nyine ibijyanye Kaganga aragenda agira gute kugira ngo nabasuye Kaganga aragenda byose ngarabirya birashira bagaruka i Kigali bagoze i Kigali bajya gutura Kimisagara Kimisagara naho umugabo ngakahora agira bite akubita umugore urumva ni ikibazo ibyo ngibyo mvuga no mu rukiko birimo ntabwo ufite ikibazo ko Kaganga naza kumva ibintu uri kumuvuga none hari buze azanye igisaso naje guca akajagari ku ma YouTube yirirwa avuga ngo umwana n'uwanjye n'amakuru nabagura abadukurikiye nuko we ntantu twabure na Kaganga ndi kumwe na Muhoza kwera impamvu nari kumwe nayo kubera impamvu tutazi abarahuruje urumva yongera kuvuga amagambo atameshe ariko muri make yaragututse binarenze urumva avuga byinshi yego wenda nago ari ushaka uri mutoya nta bitekerezo byo kubaka ari ushaka uri mutoya ariko ufite ibitekerezo mu myaka 21 nyine bari danje niyo mpamvu ngo ariko burakubaka ni mu mutwe ntaga n'imyaka nibyo nakubwira ushaka uri mutoya ko twakora ikiganiro nimba nashaje mfite imyaka 17 ntamaze imyaka 18 mbana n'umugore gusa Kaganga icyo yakoze ashatse kwihimura ngasenya urwanya Imana yubatse kugira nkuko nawe atekereza ko wamusenye yego yavuze byinshi ariko keza ubundi wakunze kumusubiza ntabwo namusubiza impamvu rero tuye kumenya Muhoza ese Muhoza uwo mwana banyituriraho n'uwanjye wenda Kaganga mu rukiko bigeze ese kubera iki umwajyanye no mu rukiko byavuzwe byose hagati yawe nawe abivuga twakomeje murumva ibibazo ni byinshi namwe ndabizi ko abantu mudukurikiye mufite byinshi niyo bazikorera umuntu bwana ko umustar urumva ni ikintu kiba gikomeye urumva ko umustar ni ikintu kiba gikomeye kubera ko nko Muhoza aciye gutya abanyamakuru baravuze ati gutya na gutya baraturangiye gusa akazi ikintu tuhagaze na gato ikintu twagira inama abantu urumva nimba ugiye gushaka shaka uzi kukuye iwanyu cyangwa nawe mugabo urumva ushaka uzi ugomba guhagarara nk'umugabo urumva umuntu azakubwira ngo kanaka kurongora umugore utahukubite cyane utamufashe utamubonye ari amakuru cyane gusa abantu n'ikintu bababwira ni uko abajeribu ngo ese kugendana na Muhoza no kwicarana nawe ni icyaha ati hoya Muhoza niba atarakureza ari we nta cyamfite kuko ari ikibazo mfitanye na Muhoza urumva ariko urumva ko kubona nawe Kaganga biramubabaza urumva ariyo mpamvu divorce nizarangira urumva ubuse nizarangira Muhoza agashaka n'umugabo Kaganga aziyahora ariko atari wowe icyo ndashaka ni wowe yafite Fatuma nizo gahunda kuri zo zimeze buriya gusa abantu babuze Muhoza tuye kumubereka ariko nk'amakuru mfite mfite ngo nuko asigaye ameze neza aratosa hano Muhoza asigaye asuka ibisuko asigaye yambara nyine urabona kagaraga aba yabonetse kurusha mbere hari igihe ushaka ukaba mu buzima butari bwiza ku by'umuntu wese akura bakabona kubayeho nabi ariko hari n'igihe ushaka ukamererwa neza nyine rero Muhoza akibana na Kaganga ntacyo yari abaye ariko ugereranyije n'aka kanya uko ameze nyine urabona ko harimo itandukaniro ariko hari igihe abagabo bahomba abagore nanone hari ukuntu umuntu ari kugira bivuga neza Muhoza yari arimo umugore hari ukuntu bavuga ngo urumva imboga zibona abana ubwo sishaka kuvuga iki urumva imboga zibona oya uzibamvu mbivuga rega ndise buko Kaganga wari ubizi nabyo ndise buko Kaganga byicira ngo urisebe none se sinjye wamushinja keza kiye gukurikiraho urumva Imana idufari yatumubone yenda mubaza ibintu byinshi urumva umubaze nanjye nkubaze nawe mubaze naza guca amazimwe twikomereze turashaka kujya kumenya gahunda ariko ngo hari ijambo mvuze ngo imboga zibona abana urahindutse uvuga iryo jambo risobanuye byinshi iryo jambo risobanuye byinshi oya utabwana uretse gato ngwino umva gato nyine umva gato ngubwiremo ahagaze ukansuhuza keza wasigaye mumva se nkubwira
mo arimo aradukwepa ariko twamubonye ntabwo twigira turi ngo cyo twarwaye umva se ako gapapi se wakamayeho gato ipantaro n'ikabutura asigaye narasutse ameze neza avuye kugura agapapi abadukuri ntabwo tuvana kamera n'amajwi ariho yambaye agakabutura ubona ko yabaye umusirimu pe mu bantu bazi Muhoza uretse gato cyari amezi ariko ari kwirukanka kagomba gucika asabaye iki arimo arata ibikapu ariko ari guhunga banguka ma ariko icyo bita imbaraga z'abadamu ndamugendaho mpaka kaboro ke kacitse se nani n'ubundi turaza kumuganiriza neza kuko ibivugwa ni byinshi dukeneye kumenya ibivugwa niba ari byo sakadekura vuba hari ikibazo gihari nta kibazo ariko ndanizimye ibyo bintu uretse ntareba bababwiye ngo iki nese hari ikibazo gihari ndashaka kukubaza ibintu bikeya ukigenda uretse gato Keza biragoye basuze Keza basi abafana baragukumbuye uretse gato nyine mukuriho nyine buretse ntago tufata umva uretse gato ariko uretse ntacyo ashobora tuvugisha ayo dushaka kukubaza ariko wese bisobanura basuze Keza se ase humo ushobora kundekura umuranye wagiye kubuka musore kashaka bwa agasakoshi uragaciye urimo uraduhuza ndanikura yo kamera nyine tugutwaye batwumvise dushaka kukubaza none se ndamufasha ndero pe urimo urasitara ngwino egera hano aje dushaka kwibariza je narababwiye ngo yamarete barababwiye iki mani nokajiba mukuru ezo tudakura ikintu cya mbere bagufasha nenda imvure kumbwira ashatse kumbwira akoke mwaji nyine dusuzugura abafana bawe baragukumbuye hari ikintu tugutwaye icyo bita ko umusitari agari ikinyari uretse gatereka ko tugufasha basi nakugira nimero yanjye wajya kuri moto dusigira ibora baradusigira ibora ewe kemereza uretse gato ariko se wakikara tudafubusa nyine kuri umuntu mukuru ndashaka kwibara nyine mukati uri umusitari urazwi urumva noze mwakati umwaka n'igice ushize nyine tugutwaye abyo nshaka kubaza we nunanye kamerera kurya tuganire isakoshi urayiciye ngo uri muri ruka uri gusikara ngo urimo rahunga uzi ngo tugiye kukurasa umukobwa yarakoze se ko utaka habwa amakuru y'umwana wa freshera akafite umva nawe ni byari rabareba asanga afite umugore mu kumwitaho ibyo ntabwo bibareba ufite umugabo ahubwo amakuru y'iminsi kuwabuze kene dupfubusa abafana barabasuzuguye nyine abafana barabasuzuguye mubanze bukatire uretse nyine nagiriho uretse ndayizi nyuma umuntu mukuru uri kumera nk'umwana kandi waruguye turi kuganira uyu muvumburo bawita uno muvumburo sikuru bawita Jone nagiye wabo ndasitwara reka mbe ngutwaje reka mbanze abantu badukurikira bavuga ngo twakubangamiye oya mwari mwambangamiye ntago byemewe ngendanye no ari umvara ati reba icyatuzanye reba icyatuzanye reka tubuye icyatsi umva ubwire se umva se ubwire ikintu Dani wakatinze uretse gato Dani wakatinze nese ari cyagutwara wigende arega n'abafana ndi buvuge noneho amakuru yakaganga kaganga uzabibaze wiwe afite nimero ye none se ikibazo ufite ni iki turakubangamiye ntago ndi turakuvugisha dufite amakuru ko wagiye mu rukiko nyuma yo kuva muri ribu wagiye mu rukiko kwa gagatanya n'umugabo wawe aya makuru ni yose iyo bigeze kuko nanjye arayo nzi hari byinshi byavuzwe we kuri wowe na kaganga urumva asabaye iki uri kwirukujya amu mo kasike abandi se dukwita hasi bangubwire sha bakora kugenda ikaruma ariko ikaruma nyine nta kibazo nyine gihari umva ngubwire ni uri gutuma abantu bakureba wahagaze kereka nimba arimo arashakisha ubona turi kukwirukana inyuma ureka twita basazi iminota 2 nese abantu baragira ngo gatanyigeze yawe na kaganga hari abazi ko mwasubiranye urumva abakumbuye Muhoza ari n'ababuze nomero zawe nakuvugisha ese ari uyobewe iwacu none se abantu bari hanze y'igihugu bazi wanyu ntabwo se we wagiye kuvuga ngo iki wagiye kuvuga ngo iki utavuganye kuri telefone umuntu utahamagara maze ni dusanze hari umunsi tutavugana wigeze umbwira ngo uransura
n'urugo rwawe nakubazaga ngo reka dangu nguze ibyo ngo mubi Keza abantu Keza abantu amakuru ya Megan umva nako umukobwa wanjye uri sebuko nimba na sebuko akaganga uzazi kumureba uri sebuko ukabana se w'umwana wagenda isi ntago ndi sebuko ndi byose none se mbambwire se reka mubwire ijambo rimwe buretse gato biravugwa kandi urabizi turashaka uca amazima sibyo ibyo n'abadukurikira mu bimenye sibyo amagambo ganganga akagera avuga ati Ishyaka agira gute andongorera umugore bashaka abantu badukurikiye rumwe n'ushaka nimero za turazishyiraho n'umufana wawe wakubuza zakubaza ati se koko nibyo uzabafana mwe mufite barakubuza benshi bakumbaza nka gutanga nimero zawe hagati yawe nawe bimeze bite bimeze bite ase wavuze nase nawe ugiye kutwanga kuvuga we abantu barakuzi bimeze bite Sanze kuvuga Keza musa byarangiye cyangwa barakuzi nase byaje n'abantu bagira y'abandi ariko naga ari byiza kurakara kuko turi kubaza byerekeranye bivuye mu isoko twakoraga ikiganiro ahantu umuntu ahita tuvuga ati niki nicyo ise reka musobanurire turi kukubaza ibyabaye n'ibikivugwa ubivugwa na Ishyaka rimwe nanjye ndimo we nawaje kwibariza ese nimba avugwa akabizi kavugwa we yaje kumara aje kukubaza nimba kuko ibyo avugwaho niba wowe nawe mubwira abantu ko ndi se w'umwana nese kamanze mbabazi ubundi mugeze hano gutera indi ubabwiye ko naje na turabatananirwa napategana na Keza Keza se muri dosiye niwe niyajemo nanjye mwarangiye ubuzima bwa muhoza nambayo nabi mabuje ni neza rwose nane nagaragara nta no wabiburana ahubwo ikibazo ndi kwibaza ubayeho gute nyine muri iyi minsi kurera umwana wenyine bimeze bite ubaye umugore ba n'umugabo tubwire none se umwana yabuze se na aburana nyina ariko wenda hari rwe yabona n'undi se ase umuntu se ko baba benshi ahubwo isiya reka mbanze nkubaze nanjye reka nkubaze ibyavuzwe byose bavuze ko njye nawe twabyaranye uriya mwana n'uwawe umuntu ashaka kwitirira umwana kubera ko umwana ari marayika uretse gato ko bavuze ko ari wabaye wa mbere kubivuga bisobanure ubaye iki se chef amahoro y'Imana abone nawe twe turi mu kazi nawe uraparitse humura nibiki nta kibazo ntacyo twayikoze ihagare hano ntabwo ijyamo garafe uretse gatoya ngewe urumva umwana reba uretse mwihorere umwana urumva umwana wese ni umwana ariko umwana yakubashije ngo ni wowe se w'umwana cyangwa se uvuga yego cyangwa ngewe mfite abahungu 5 nta mukobwa nabyaye nicyo gisubizo musobanurira ariko n'abadukurikiye nabasubije naragusenye nubwo wenda rutari rwubatse ariko nyine nawe bivugwa ko nyine abigizemo uruhare nawe none nk'umugore w'umugabo se urwaye nabigizemo naryamanye nawe kwigiza nkana niba mwarabikoze ubundi murabazanye iki ubundi twarabikoze uretse niba koko nawe nambajije abazi ko mwangize indaya hagara hano ngewe ntago mbahunga none hagarara twiganire ntawe ubivuze n'abantu bashongereye sinangombwa uri icyamamare umugabo wawe waragihariye agashinza ko agafata video ngo muri kumwe ngo umwana ngo ntibasa ngo umutwe ngo inzobe ubuse ko yambwiraga ngasa na Junior Giti bapfana iki umwana naho ni inkuru kagangasa na Junior uzarebe amafoto yakundaga gupostinga ni icyifuzo n'igitekerezo icyifuzo n'igitekerezo gusa cyo ni icyifuzo abafana babaha amakuru ariko waravuga ati umwana nabyaye inzobe kandi ndigikana umugore wanjye rigikana ngo kandi Ishyaka n'inzobe ako si no muri yabivuze ibyuma no muri kikara cyabivuga wowe ni wowe nyine urumva nanjye ibyo bintu nagendaga mbyumva uko bikanyituraho mukankoramo inkuru nawe wabaye wa mbere nawe wa kabiri ako sha murahinda afata amafoto y'ubukwe agahuza ngo mugahuza mukagira ute nta kuri mwese mufite umugore n'umugabo nibo bazi ikintu bapfa ntago nigize ntangaza ikintu napfuye na kaganga nta burenganzira rero mufite bwo kugenda guhwihwisa ibintu mutazi iyo twashaka utubwire none se nimba we afite uko atekereza kumva utuntu twose yaza akahimba akajugunya aho ngaho yaba ari byo cyangwa yaba atari byo none se umusazi azasare nanjye nsare kaganga no umusazi ntago ari umusazi
niba akoze amafuti none se reka mbanze nkubwire nimba akoze amafuta akavuga ikintu hariya ntange senze ntabwo biba wewe wabigize ibanga nyine kuki wabihishe kandi we yaravuze ngewe nta kintu nigize misha gusa icyo twapfuye se ninda mvuga ibyanjye mu rugo rwanjye nari mfite kubera iki nibanga mbese nose ke ubu nimba ushwara n'umugabo wawe simbizi sinshaka no kubimenya ubu hari abantu babizi wenda umugabo wawe ashobora kugenda akabiganiriza nk'inshuti ze bakumva ibye bakakumvamo umunyamakosa ariko nawe wabaganirije bakumva ukuri ariko si ngombwa ngo ukuri kose ugenda ugushyire hanze. None muri ribu muraregana ibiki no mu rukiko mugiye kugira muri ribu ntabwo turi kuregana ibyo twareganye byararangiye. Hanyuma mu rukiko bimeze bite? Mu rukiko dutegereje gatanya. Babaha itariki zingahe cyagiye? Ntabwo ari ngombwa mwebwe muzabimenya. Gusa ibintu byose nubundi ko biza uzi kuri guhisha umeze nk'umugore utwite uhishinda kandi azabyara nubundi ko igihe kizagira mu gatandukanye twemenya none se ni ngombwa nyine muzabimenye byagiye hanze. Mu rukiko kaganga gusabye iki mu byifuzo bye? Muzamubaze nawe tuzamugwa gitumo nawe ntago azadukiza ariko shani nimwongera kunyiruka uribuka ibintu nagukoreye urabyibuka ngewe impamvu nje nari naje kwibwira abantu ko ngewe ibyo nshinzwa nawe uyo ngo ugire icyo ko ari umwere aje kwishinganisha ko ari umwere agashaka kunsenyera ko ntabwo ari kunsenyera yashaka kunsenya ko biragoye ko warusenya urumva ikintu cya mbere kaganga agira gufuha kandi gufuha kwe arafuha cyane ntanabasha no kubyihanganira rero nicyo kintu cya mbere yazize ikindi kandi aranavuga nta kintu atinya kuvuga ngira ngo mujye mwumva ibiganiro twamwita injajwe w'umugabo se iyo yakoze ibiganiro ntabwo ari keza n'ubu araza kuza kubasubiza oya naza ngera ngo nzamusubize ngera guca amaze kuko ndashaka guca zo wanshakaga iki aho ntuye ko muhaza mbengana ameze ateze ameze neza shani ni nkuru yarakoze mugura agapupa asigaye kabana asigaye aziguye ako muho ntabwo ujye wifuza ntabwo ujye kumbura urugo ntabwo nkumbuye ntabwo uzongera gushaka n'umugabo ntabyo neganye kubera iki habe kubera iki habe umva nanasirose izo nzozi natoke ariko nabo barabyaye bafite abana none ngiye simba afite keza hari amakuru mfite ko bamwe mu muryango we rero batumye ngo ngwase bande bamwe mu muryango we ubwo ntabwo tubamo mu muryango yego nawe umuryango ntabwo ndabyumva ariko urumva twigere hano ubwo niko kubakwepa nyine ubwo nkubwire ari ibibazo bitatu tukaba uretse nta kibazo nga wavuze umva nkubwire gira ikintu ubwira kaganga gira ikintu umubwira basku agenda avuga jewe icyo namubwira cyo nuko mu byarimo byose courage uramubwira ati komeza ukuyemo impeta byari yewe we kera cyane ase kaza nawe urareba ngo yewe we ngo kera cyane uwo mwanzuro waje se gute mutaranatandukana nabyo yabikoreye nabyo yabimuregeye none se ko narayijugunye ni burundu ntuzongera no kuyita ibihumbi 100 kare makuru mfite ebyira ziguze dese nimi najya no mu bihumbi 10 bizaze nizanyavuga se kwambitse ango aramusebeje no gusebanya nayo singe wayambaye warayize nabonaga isa neza ubwiza bw'ikintu umuntu abo cyangwa ubwiza bw'umugore ngo mubonane ngo ndane umutima ari ikintu cyakintu kakana tugenga mubaze nta kibazo nta kibazo turamubaza nta kibazo ishyaka yavuze cyangwa mwibarize nimutakuzi dufite amakuru kandi yanyaye yuko ukibana kaganga mu byo wihanganiraga byinshi no mu byatumye wenda avuga ati ndarekuye nuko igihe kimwe bamusanze ku buriri bari kumwe n'umukobwa nibyo cyangwa se duca amazima mu mihanda biravugwa jewe nta kintu numva nshaka kuvuga wenda ko warakabingura kirengagiza urumva ariko iki kintu wikita gato n'ikinini gusanga undi mugore ku buriri bwawe niba warongera ukanaburyama urakomera iki nta byabayeho sinshaka ngo ngewe se wese aribwiye nani amakuru y'imihanda ari mugiza mwe mufite abakozi urumva kandi na muramukazi we nawe mwarabanaga mushake kwinjira mu miryango cyane urumva wenda gusenya urumva wenda gusenya nuko wenda ngo yasauraga urugo erega muri ribu twa turi kumwe nawe
mari ibyo muri ribu byarabaye byaranarangiye nta kintu nshaka kongera nyine kuba utari gushaka kugaruka ku byavuzwe kandi n'ibishyashya udashaka kubivuga ko ati Muhoza nawe wasanga ari we wasenye bishaka umva reka mbabwire cyangwa se nawe yarabigize bashaka bamvuze ibyo bashaka ariko ngewe ntabwo nzaza nicara imbere ya kamera menagura ibintu byose byabaye mu rugo rwanjye wabigumenye mu mutima wawe none naze ko n'ubundi ntabivuga ngo mugire icyo mubihinduraho nta kintu mwamarira ni ibihe bihe ukumbuye mu gihe wabanye na Kaganga ibihe byiza mwagiye nyine ukumbuye ibihe wabukumbuye mu gihe mwamara ibihe naba mvuga ko mbikumbera nta bihe byiza na rimwe mwagiranye oya twarabigiranye ni nk'ibihe no mu buriri bya ni nk'ibihe umujya amatenga mukumbuye no kutamubona dusubize nibyo akumbuye wanye byinshi ukabibona oya ni byinshi birahari ibihe byiza mwagiranye gusa si ubikumbuye ko nese unakorera gukumbira ukambwira ngo ntabwo urukumbuye neye iyo nakwanze mba nkwanze ubwo nyine n'ibyabaye ubwo mbifata nyine nk'ibyabaye ariko ntabwo ari ibintu biba bizagaruka egira imbere gato Kaganga se yaba yibuka gutanga indezo y'umwana iposho ushyira ataruka mu baziki gira hino gato umwana ntabwo ari uwe ikintu gihari urumva umugabo yemerewe gukora inshingano z'urugo no mu gihe mutaratandukana reka tugushyira hano mabuye ngaho ngwino ngwino kuzuhagarara gutya agahano gatoya kanige bagara ku modoka nawe uzayigura umugabo urumva nanjye nihereho inshingano z'urugo urumva gutanga iposho kwishyura mituweli urumva buri kimwe cyose Kaganga ababikora nta na kimwe akora kubera ko umuntu ntabwo yaba avuga ko umwana atari we ngo ugire ikintu mwaka umwana atari uwawe isuga ibyo bibaho biravuna warera umwana uzi ko utabyaye none se abishingire ko mfite amakuru y'uko erega reka mbabwire ibyo ngibyo arimo aravuga yavuze se sha barayikumbura n'iki ko muhoza batabona kanaririye ngo byarambabaje keza ari ijambo vuze ngo ako cyakora ke ari ijambo vuze ngo urumva ese watanga urumva indeze umwana atari wawe ariko mu makuru ngo nyine afite amakuru ye urumva kandi ikindi kintu amakuru naguha nawe arabitubwiraho urumva kuki Kaganga wemerewe gupimisha urumva amaraso yawe n'aya Kaganga bamenye ko nimba umwana ari uwe cyangwa ari uwundi muntu Kaganga kahabura ura nawe afite uko azabivuga ntabwo yabonetse se makuru ntabwo abonetse yarategerejwe arabura ubundi nk'ayo magambo yahabwa nande ku mihanda byo n'umunyamakuru byose niba hari ikintu kigenda ni inkuru mbi buriya ushaka kumva inkuru nziza reka ariko inkuru mbi nyine ngo kana kabarwaye do biragenda rero amakuru yanyu ibyo kakiriwe yarabuze ngiye ntabwo nshaka ko munyinjiza mu bintu ariko mu rukiko byaravuzwe n'ubu turacyabiriho ikibazo cya Muhoza yanga kubivuga n'ubundi bikamenyekana ubwo nk'ibyo byose wanze bizamenyekana ariko ntabwo ari kwanjye muzi noneho amakuru y'uko Rwanda Revenue urumva yabahaye fagitire ukivanamo ukajya kuyishyura fagitire y'imisoro ya Rwanda Revenue menyerega ko bafite kampani n'ibiki amafaranga ko iyo misoro yo wayishyura ayo ngo akisi wowe sinzi n'umuntu guha mfite byinshi ufite na maneke igende ko uzi narinzi pe ariko ibihumbi 120 ngo nabingana ariko bamugani hagati yawe n'umugabo ese nimba twarabikoze turi babiri nge nawe tukajyana kuri Rwanda Revenue nkaba mbyumvishe rega bura no kutava mu rugo nabyo bituma ari ibintu utamenya none ariko nibyo ku rundi ruhande none ni ikihe kintu ukumbuye kuri Kaganga ni sekatari kunsubiza uko mbyifuza akumbuye fusete ni cyangwa ari n'ibyakoraga wenda fusete sarayigira ikiroso cyerekanye nakura mu kabiri se basi ugera gutya ngo ugende nakanyweremo nako gafanta cyangwa manyure murebe n'akajisho hari ijambo bavuga ngo aho yaciye ntacu urwango urivuga hirya ujya mu kabari gakora mba house ndababwira njya numva babivuga ariko njye ntabwo biramba nta byakubayeho shabanza bitazana urwango ruracyahari cyane kuri pe ngiye ngira urwango rubi shako warakomeretse ariko keza buri ariko umuntu arenzaho ceceka ndabishabyihorere si ubwakuzi kuba ufite umwana ukasubira mu rugo ukajya kuhicara
n'undi mwana kwica nacyo bimbwiye ko baravuga ngo ibyaha kibozi irakirigata si umunyarwanda oya nawe uri umuntu mukuru urabyumva gusa ariko akubwira ngo ni kibozi nyine nimba nyirapfusha yarateye ngo nyine ahantu hose uriyakira kandi nyine wa mugani ni iwanyu bagomba kukwakira hari akabazo k'amatsiko mfite urumva iwanyu babyakira bate kuba uri iwanyu urumva uri kumwe n'abana babiri urumva ukaba wenda warasenye bagufata gute bakwakira gute ese bakubwira iki bamfata nk'umwana mu rugo kandi n'abana bafata nk'abana mu rugo kuko hariya ntabwo ndi umugore mu rugo cyangwa ndi umugabo mu rugo ndi umwana mu rugo n'abuzukuru babo bakabana mu rugo ni icyo cyakugoye ukijya mu rugo ukitaha burundu ugiye mu irebero ikintu cyangoye ni ugufata icyemezo cyo kuvuga ngo ndagiye kandi najyaga mvuga ko nimava ntazahasubira ni nayo mpamvu avuga ko impamvu nanze gusubira iwe ngari uko nabyaranye n'uyu ariko buriya umuntu ajya gufata umwanzuro bitewe ariko uraheba umuntu wavuye mu nzu isi ya muntu wavuye mu nzu harimo televiziyo harimo intebe nta kintu kimwe yatwaye ko muzo yajya asahuye nabyo nabitubwire nyine yarabicinjije mu rukiko ariko mwese murabizi aho ibintu yagiye abigurisha simuhazi se cyane yarayihishe twageze mu rukiko tuyivugaho avuga ko ntayo tubica no tugira yarayihishe ariko hari umunsi umwe izagaragara none se muhore kamwe barize ikintu kimwe barimo bamwe mu bari inshuti zanyu z'umuryango baguze amateleviziyo abandi bagura intebe zo mu nzu abandi bagura buri kimwe cyose koko nibyo no muri za nshuti z'agahato hamwe n'iziki gihe ibintu byose twari dufite nta mushahara nari mfite wahembwaga n'ibihumbi 5 nawe nawe yari afite tujya kubana amafaranga n'ibiki ibintu twakoresheje mu bukwe ni diaspora n'abana beza abantu bakabura hamwe n'abandi n'aba mukecuru avuga gasaraye hamwe ni benshi cyane amafaranga y'ubukwe byose twebwe nta kintu twigeze dukora ni nayo mpamvu abishinze uyu twakoze urubuga kera byibuka ari rurimo umubitsi yarinde none niyo wazanye za nkwano ngaho rero reka mbanze nkubaze amafaranga yo kuza ikintu yari yaragenewe uwakoye ninde kandi na kariya kabari icyo ubivugaho urabizi kandi na kariya kabari urumva na resitora ngo ni umudiaspora wabaremeye mwese ibintu byose murabizi ahubwo nuko muba mushaka kubisha sibyo byavuye mu bantu nabashimire bakoze bagire n'umutima wo kubata gutya na gutya bose na nyuma yo gukora bakomeje kubafasha bari bameze mwari mumeze nze mufite akabari umva muryoshye ariko nyine ibintu biragenda birashira abaho kimyozi niba ari inyatsi niba umuntu avuga ngo nzasubizwa inkwano za nyina atanze ngo nibigenda uku abo zazi ko mubizi wanyu bazazi ariko rwose kubareka bazazi umva sinjazi tandase ku mwana wawe yavuye mu mufuka wawe ariko ninjye wajyanye nimba yarajyanye se yavuye mu ahubwo musubiza aba diaspora amafaranga yabo ahubwo bo bafite uburenganzira bwo kurega bakavuga ngo turashaka amafaranga twabaye ariko ni abana beza ushakeza ari aba diaspora abana beza turumva tunabashimire nyine bakoze igikorwa cyiza y'Imana baramutse bareze bati kaganga na muza mudusubiza amafaranga twabaye uretse kuba twese twakiyahura nta wayabona nase akaba ari mukoyo gusaba muje none itekereza gufasha abantu nka gutyo bagakora gukora inyuma y'amaiza nkaye bakabiraranje ukuntu babaye nabo barababaye barafise ariko nyane muri commentaire nako ati n'ubundi nawe ari kubaka ko washatse uri umwana kandi umwana niwe wubaka muhoza nashaje ngewe nshinzwa ko nashatse umugabo unduta ubwo rero ngo namurushaga ubwenge ubwo bwenge rero nimba nawe yarafatiwe umwanzuro nicyo kintu ntazi ubwenge yakoresheje n'ubuhe yakurushije ahubwo ni nge ngo wamurushije ubwenge wowe uramuruta ngewe kuko ngo nabyariye mu rugo ngo nabonaga nta mugabo nzabona ndangije ngo murusha ubwenge niko guhita dukora ubukwe wungukiye rero ndetse nacyuye iki nyine we banshinza ko bankoreye ubukwe nkambara ikanzu aribyo nashakaga none ngo byamaje gukorwa ngo mpita ubwo wungutse iki usenge nungutse iki wungutse gusenya ibyo ntabwo narungutse kwambara ikanzu niyo washakaga
uhita ubirangiza. reka wenda tugera ku musozo iyo kanze se wagenda ukanayifotorezaho ukayikuramo abumvise mumvishe none se amafaranga yo kuba waraguze umwavu akayakuye ko tuzi ko nakazi ugira nta mwavoka mfite kandi nta nubwo muzaho ibyanjye bigeze tuzabera muri rukiko tuzaduhari tuzabimenya reka muzi se ari ryari ubwo si ibyo byose twamenye hari uwo wigeze ubibwira ahubwo se reka mwibarize ujya ufata umwana akajya gusura nyirakuru na se shaba muheruka ari uruhinja kuki utamujyana mujyana ese we ntabwo ajya yifuza kumureba mbese ubyifuza sha namwe bamuganira turi kuri Kigali News 25 turi kuri Keza TV show twamenye ido nido buri kimwe cyose twakimenye urumva ubwo ushaka kugira ikintu mubaza mujye muri comment ugira icyo umubaza urumva mujye muri comment mwandike ikibazo mvabaza muhoza ku buzima bwe cyangwa tujye byose twagiye tuganira ubwo nitwongera kugira andi mahirwe yo kuganira azabasubiza ariko waba mu rugo tuzajya makuru y'umwana mwiza ate mukaramuka muhahingutse ibintu nabakorera ariko ko hano turi gukorera ntabwo tuzaza ndabubashye kubera uburenganzira bw'umuntu zaye munsura nk'uko mwadusuraga mutari kuri kamera twashimira wenda muhoza ko kuba yarihanganye natari nakaganga amagambo kuko nanjye naracecetse ariko nanjye bamenye kuri babisesengura ahubwo we bimeze bite wowe bimeze hingu biravuga ko nawe iwanjye ngo ni hasi hejuru iwanjye se iwanjye umubwire umugabo uzi ubwenge umugabo nyamugabo uretse gatoya cyamubaho mu rugo iwe urumva ntabwo ni nk'aba bagabo umugore ngo wenda aragututse urirutse cyangwa umugore yambwiye ngiyo tugira amahirwe ko kana akaba ari akacu erega madamu wanjye ngo yarahukanye mbere byabaye induru bakimara gukora ubukwe ariko nyuma turanasurana reka dusoze Fatuma yarabyakiriye mbanye n'umugore wanjye neza nta kibazo gihari urumva cyangwa mumujyana n'agakobwa ariko kandi katereka arabakubeshya mo turagushimiye bazi Keza reka tumushimire ubwo wenda ikindi gihe tuzaba turi kumwe ngagenda usubiza Megan uteka mwana asiba ngona n'akantu mu maye mushyira watanze ipasha mwana